ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze. Nizere ko aho uri hose udukurikiye umeze neza, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko ukomeje kugubwa neza, kandi niba utameze neza nizere ko biza kugenda neza. Inkwibutsa ko ikiri Beta Skills TV, isheni ya YouTube igenda ikugezaho byinshi bigiye bitandukanye, ariko ahanini tukaba twibanda ku buzima ndetse n'uko ushobora kuba wafata amagara yawe neza. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe indwara ya Angine, dore ko indwara ya Angine ari imwe mu ndwara ikunze kwibasira abantu benshi cyane, ariko uyu munsi nifuje ko twayiganiraho dore ko ari indwara yoroshye kuba wakemura, ubundi ukabasha kuba wakomeza ubuzima bwawe umeze neza. Dore ko ari indwara ishobora kuba yagufata kumira bikaba byakwanga ndetse no mu muhogo hakaba hakurya cyane, ariko muri rusange biba ari byiza gukoresha iyi miti yacu mu gihe ucyumva indwara igufata, kuko niho biba ari byiza kuba wabyivurisha bikabasha kuba byakuvura vuba. Niba ubona uburwayi bukomeye bari byiza kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe niba nta kindi kibazo gishobora kuba gitera iyi ndwara, dore ko umubiri w'umuntu ahanini ugenda ugira indwara bitewe n'ibintu byinshi biba byayiteye. Reka tuzeho dutangire turebere hamwe byinshi kuri iyi ndwara ya Angine, nyuma yaho ndaza nkubwira umuti ushobora kuba wakoresha ukabasha kuba wahangana n'iyi ndwara ya Angine. Angine ni indwara yo kubyimba no kubabara mu muhogo mu gace k'akamironko cyangwa ibyo bita pharynx, bitewe na mikorobe. Imikorobe zitera Angine zirimo amoko abiri, hari Angine iterwa na virusi, hakabaho na Angine iterwa na bagiteri. Gusa Angine iterwa na virusi niyo ifata abantu benshi, aho ifata hagati ya 50% na 90% by'abarwayi bayo. Iyi ndwara ikaba yibasira abakiri bato, gusa n'abakuze bakaba bayirwara. Angine iterwa na bagiteri iterwa na mikorobe yitwa streptocoque, ikaba yibasira cyane cyane abantu barengeje imyaka 3. Ikindi kandi nuko Angine ifata nk'indwara yoroheje, ariko ishobora gutera ububabare ndetse bikababaza cyane cyane uyirwaye. Iyi ndwara ibamo ibice 4, ifata mu muhogo hagahinduka umweru, hari n'ituma hagira ibara ritukura. Kuri izo zishingiye ku ibara hiyongeraho ishobora guterwa na virusi cyangwa se udukoko twa bagiteri, ariko izi zose ni ngombwa kwihutira kwa muganga nk'umuntu wagize ikibazo agafatwa nayo. Mu gihe uryamye ukumva umuriro udasanzwe, ukababara mu muhogo cyane mu gihe umira amacandwe, byaba ari ikimenyetso cya Angine. Angine zose rero zishobora gutera uburibwe mu muhogo bushobora kubabaza cyane, bigakurikirwa n'ibibazo byo kumira, umuriro ndetse no kubabara mu mutwe. Indwara za Angine hari izigira ibimenyetso nk'ibicurane ndetse nazo zikaba zishobora kurangwa no kuruka. Gusa birakwiye kumenya gutandukanya Angine yatewe na virusi cyangwa se iyaturutse ku dukoko twa bagiteri. Impamvu nuko uburyo bwo kuzivuza butandukanye. Ikindi nuko Angine itewe na bagiteri ishobora kugira ubukana cyane ndetse ikaba yanateza ibibazo ku mutima. Urwaye iyi Angine ahita yandikirwa imiti yo mu rwego rwo kwirinda ko yagira ingaruka mbi nk'umurwayi. Reka tuzeho turebe uburyo ushobora kuba wakwivura Angine. Ikindi kandi nuko mu gihe bidashoboka ko hakorwa ikizami cya Angine, hari ibimenyetso 3 muganga ashobora kuba yarebaho. Harimo inkorora, harimo umuriro, harimo no kubyimba mu muhogo. Niba umurwayi akorora akaba adafite utubyimba mu muhogo, akaba adafite umuriro cyangwa afite muke, nta kabuza iyo Angine iba yatewe na virusi. Ahabwa imiti yo kugabanya ububabare nka paracetamol cyangwa aspirine. Gusa twibutse ko aspirine ku mwana itemewe, cyane cyane uri munsi y'imyaka 18. Reka tuzeho turebe bimwe ushobora kuba wakwifashisha mbere yuko dutangira umuti wacu. Ahangaha rero ku butabazi bw'ibanze ushobora kuba wakwifashisha, ahawemerewe gukoresha ubuki, igi ribisi, icyayi cya tisani, akaba ari uruvange rw'umucyayicyayi, teyi, umwenya, indimu n'ibindi, kuko byongerera imbaraga umubiri. Iyo rero umurwayi adakorora akaba afite umuriro mwinshi kandi mu muhogo habyimbye ku buryo iyo ukozeho inyuma wumva habyimbye, umuti w'ibanze ukunze gukoreshwa akaba ariyo bita amoxicilline, chloroxyline, kuko icyo gihe Angine iba yatewe na bagiteri. Ibi binini rero bya amoxicilline nibyo bikunze kwifashisha mu kuvura iyi ndwara, akaba ari twa tunini tuba dupfundikanye, imbere haba harimo agafu. Ndakeka abantu benshi bagiye babizi. Mu gihe utabasha kubona ubu butabazi bw'ibanze ku miti yacu tugenda tuguha, nibyo ushobora kuba wakwifashisha, kuko ahanini iyi Angine niyo ikunze kuvurwa n'ibi binini bya amoxicilline. Ikindi rero twakwibutsa nuko bactrim itagishyirwa mu miti yivura nubwo ikoreshwa cyane n'abantu benshi. Indi miti yemewe ni augmentine, cefixime, cefotriaxone. Iyi ngiyi ubasha kuba
wayikoresha mu gihe iyo twavuze mbere itabasha kuba yakuvura, gusa muganga niwe wemerewe kuyikwandikira. Ntugomba na rimwe kunywa imiti ya antibiyotike muganga atayikwandikiye. Iyi miti umurwayi agomba kuyinywa akayimara, gusa iyo hashize iminsi 3 nta mpinduka ugomba gusaba muganga akaguhindurira. Reka tuzeyo turebe uburyo Angine ishobora kuba yakwirindwa. Byagaragaye ko akenshi zikara mu gihe cy'ubukonje kuruta mu gihe cy'ubushyuhe, niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibyo wakora kugira ngo ubashe kuba wayirinda. Ifubike bihagije cyane cyane mu gihe cy'ubukonje no mu gihe cya nimugoroba. Kuvuga usakuza no kwimokora byirinde cyane kuko byangiza inyama zo mu muhogo. Irinde kunywa ibintu bikonje, hagarika kunywa itabi burundu, gerageza kuba ahantu hari umwuka mwiza, fungura amadirishya mu nzu wagira umwuka n'umuyaga. Jya unywa ibintu bishyushye kandi birimo ubuki nimba wabibona hafi. Mu gihe uri kumva mu muhogo hari guhinduka, watisani, uru ni uruvange rwa rumari, teyi, umwenya n'umucyayicyayi, indimu n'ibindi, ushyiremo ubuki. Shaka ibumba ry'icyatsi uritobe mu mazi meza, ushyire mu gatambaro, urizengurutse mu ijosi bimare iminota 10. Ryama uruhuke bihagije kandi wirinde stress muri wowe. Ibi ngibi rero ni bimwe mu byo ushobora kuba wakoresha ukabasha kuba wahangana n'iyi ndwara ya Angine mu gihe ishobora kuba yakwatatse. Ibi ngibi ukabasha kuba wabikora nk'ubutabazi bw'ibanze. Ibyo rero ushobora kuba wakoresha harimo gukaraza mu muhogo, umutobe w'umugosora, umutobe w'indimu, warangiza ukiukisha teyi nk'uko twagiye tubibona, ugakoresha umutobe w'umukororo n'uw'umuhengeri. Gusa ibi ngibi byose ushobora kuba utabizi, gusa reka nkwereke uburyo ushobora kuba wategura uyu muti. Urafata indabo za kapusine, ufate iza ziniya, ufate amababi ya gaperi, nurangiza urabisekura cyangwa uyishyire muri blender bitewe n'uko ubishaka. Gusiza imbuto za ziniya ushobora kuba utazibona, nabyo ntacyo bitwaye. Urangiza gufata aya mababi ya gaperi, warangiza ukayasekura ugakuramo umutobe, wamara kuwufata ukawushyira ku ruhande. Nyuma yaho ugakamuriramo indimu. Uyu mutobe ukawufata mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Igihe kitarenze iminsi 3 iyi Angine ishobora kuba yagiye. Gusa mu gihe wumva itari kugabanuka iri kwiyongera, ushobora kuba wajya kwa muganga bakareba ikiri kuba cyabitera. Ni uwo muti rero ukunze kwifashishwa ku bantu bakunda kwivura Angine bakoresheje imiti y'ibimera. Gusa nibyo nakubwiye mbere nabyo bishobora kuba byagufasha. Nyuma yaho ukongeraho n'uyu muti nkubwiye, ibi byose bishobora kuba byagufasha kuba wahangana n'iyi ndwara ya Angine. Ndabakunda rero, tuzasubira ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkwibutsa ko iki ni Beta Crazy TV.